ngo karande ive ku buzima bwawe nuko hari amahame ugomba gukurikiza. Ayo rero niyo ngiye kukubwira uno munsi, niyo nje kukubwira kugira ngo ayo mahame uyamenye. Numara kuyamenya, karande ive ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka nihute, nuko ari iki kintu icyambere. Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana, wowe ukunda kandi ugakurikirana ijambo ry'Imana hano kuri Prophet Emma. We tubana umunsi ku munsi, haba muri by'ukuri abagirane, haba mu isaha yo kubohoka. Reka nkwifuriza umugisha w'Imana, by'umwihariko we wakoze subscribe hano kuri iyi channel. Imana iguha umugisha mwinshi cyane, kandi nawe utarayikora yikore. Ukiyikora rwose umugisha w'Imana ukubeho. Ukiyikora Imana ikwitamururire, kandi Imana ikwiyereke, kandi Imana ikugaragareho mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ndaje ni mu isaha yo kubohoka. Ni mu isaha yo kubohoka tugiye kuganira bino bintu ukeneye kubimenya. Ukeneye kubimenya kugira ngo ubashe kwinjira mu mugisha wawe. Ibi bintu bifunze umugisha. Ibi bintu iyo utari wabisobanukirwa ngo ubihishurirwe, ubashe kubirwanya, ubashe kumenya uburyo bwo kubisenya, uburyo bwo kubyikuraho. Ibi bintu birakuzahaza, kandi ibi bintu bikakunaniza, ibi bintu bikaguheza hasi. Ukeneye kubimenya rero. Ukeneye kubimenya kugira ngo ubashe kubirwanya, kandi ubashe kumenya uburyo bwo gusenga. Ndagira ngo nkubwire ikintu. Muri ubu buzima ushobora gukizwa, ushobora gusenga, ushobora kugendana n'Imana, ariko ubukene bukagumya bukaba kuri wowe, ariko ugasanga hari umuze cyangwa se hari karande igenda ku buzima bwawe, ugasanga ugerageza kuyigobotora, ariko kubera yuko ari ikintu kiri mu muryango w'iwanyu, ari ikintu kigukurikirana, ugasanga icyo kintu utigeze umenya nicyo kirimo kiragukurikirana. Ndagira ngo nkubwire uburyo ushobora gusenga ukabohoka, ukigobotora ingoyi ya karande. Ukigobotora ingoyi ya karande. Uburyo ushobora gusenga ukigobotora ingoyi ya karande, cyangwa se ukabasha gusenya ibicaniro by'abarozi ndetse n'ibicaniro bya karande. Ubundi karande ni iki? Karande ni ibyaha by'abasokuruza bacu bakoze. Karande igisobanuro cyiza ni ikintu cyiza, ariko gituruka ku muvumo cyangwa se gituruka ku byaha basogokuru bacu bakoze. Iyo usomye amaganya ya Yeremiya ibice 5 umurongo wawo wa 7, haranditse ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho. Imana y'amahoro itugirire neza. Ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho. Urumva icyo kintu? Ni ukuvuga ngo natwe turaha twikoreye ibicumuro by'ibyaha byabo. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo ba data hari ibyaha bakoze, bafungurira icyo bita karande. Bera yuko karande kuri wowe uriho uyu munsi, kuri njyewe uriho uyu munsi, kuri njyewe si icyaha. Karande ntabwo ari icyaha, ko karande ntabwo ari ikintu wizanira. Niyo mpamvu uriya karande itandukanye n'umuvumo. Umuvumo ushobora kukuzaho utewe n'abandi. Umuvumo ushobora kukuzaho ari abantu barakuvumye. Umuvumo ushobora kukuza, ariko hari umuvumo uzanwa n'ibyaha umuntu akora. Mu ibyaha wowe bizanira, ukagira umuvumo rwose uturuka ku byo wakoze bitanejeje Imana, bigatuma Imana ifunga amasezerano. Ariko karande ni ikintu uvuka wowe ukakisangamo. Imana itugiriye neza. Iyo tugiye muri Bibiliya tubona umugabo witwa Aburahamu, ngo ageze i Gerari, ngo ageze mu gihugu cy'i Gerari, ngo aho ngaho ageze, ngo ari kumwe n'umugore we Sara. Arangije aravuga ati nta kabuza nimvuga ko ari umugore wanjye, ngo kuko Sara yari umugore w'igikundiro cyane. Aravuga ngo nimvuga ko yari umugore wanjye, nta kabuza uyu mwami aranyica anziza uyu mugore. Icyiza reka mbeshye mvuge yuko ari mushiki wanjye. Imana itugiriye neza. Arabeshya avuga yuko ari mushiki we. Tayari abafunguye karande yo kubeshya mu muryango we. Imana y'amahoro itugirire neza. Arayifungura, amaze kuyikingurira iba yinjiye mu muryango, arakomeza yigira imbere, babura umwana. Babuze umwana, bamara igihe kinini batabyara. Arangije biba ngombwa ko yisayidira ku muja we. Aburahamu asambana n'umugaragu we, umukozi we. Imana itugiriye neza, amubyaraho umwana. Iyo nayo ni karande. Tukomeze imbere, abyara Isaka. Isaka nawe aragenda agera mu gihugu cy'i Gerari nanone, nawe arongera arabeshya. Imana y'amahoro itugirire neza, ngo uyu nguyu ni mushiki
mushiki wanjye. Nawe arongera icyo ngicyo cyose yakoze nawe agira gute aragikora. Nawe arakomeza buri urubyaro, amaze kubura urubyaro yo Imana y'amahoro itugirire neza. Amaze kubura urubyaro nawe aragenda ajya kuryamana n'abaja we. Ndagira ngo nkubwire iki kintu, uyu muvumo urakurikirana, uyu ni umuvumo ukurikirana, icyo nicyo bita karande, kigenda gikurikirana, birakomeza bikagera kwa ba Dawidi, birakomeza bikagenda bikabura uruhererekane. Iyo ukomeje ukagenda, uwitwa Yakobo yagize gutya ariganya mwene se Esawu umugisha, birakomeza biragenda. Imana y'amahoro itugirire neza, nawe agiye gushaka baramuriganya. Mbega ikintu bita karande ni ikintu gikomeza kigakurikirana, birakomeza bikagenda. Uwitwa Dawidi arakomeza, Bibiliya itwereka asambanya muka Uriya, yarangiza akanamwica. Imana itugirire neza. Asambanya muka Uriya, arangije yica Uriya. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo yafashe umugore w'umugabo aramusambanya, icya kabiri akora ikindi kintu cyo kwica umugabo we. Imana itugirire neza. Icyo gihe Dawidi abikora, hari umuvumo yafungutse. Ndakwibutsa ko yafunguye umuvumo cyangwa se yafunguye karande mu rugo rwe. Aravuga ngo urupfu ntiruzava mu rugo rwawe, kandi ikintu cy'ubusambanyi ntabwo kigeze kiva mu rugo rwiwe. Kwa ngo iyo karande yo kumena amaraso ntabwo yigeze iva mu rugo rwiwe. Ni ukuvuga ngo uko yamennye amaraso akica amaraso y'inzirakarengane, byahise bimanukira mu bana biwe. Bidaciye kabiri Abusalomu, byahereye kuri Amunoni arabanza asambanya mushiki we Tamari. Bidaciye kabiri Abusalomu nawe arabireba aravuga ati Amunoni ugasambanya mushiki wanjye, nawe arangije agira gute aramwica. Imana itugirire neza. Birakomeza tugende tugere kuri Salomo. Salomo yashatse abagore bangahe? Bibiliya ivuga ngo yashatse abagore 1,000 700 bisezerano 300 b'inshoreke. Imana itugirire neza. Ibyo byose ni ibikwereka ikintu cyitwa karande, ko atari iy'uyu munsi, ahubwo ni ikintu cyahozeho kera. Hanyuma rero iyo tuvuze karande, ni ikintu kiba ku buzima bwawe, ugasanga mu muryango w'iwanyu hari ikintu kitabaga mu muryango, ariko uyu munsi wa none nawe nicyo kirimo kiragukurikirana. Ugasanga mama wawe na papa wawe bashatse bishingiye. Ni ukuvuga ngo mukuru wawe babyaye yarishingiye, mukuru wawe wundi nawe arishingira, ariko uyu munsi wowe urimo urarwana intambara yo gukoresha mariage. Uwo mwuka rero niwe urimo uragukubita hasi. Uyu munsi urimo urajya kureba, ugasanga umuntu mukundanye uyu munsi, ukabona ngo byanze, akakubwira ngo ubushobozi mfite, ngo ndagukunda, nuko waza tukibanira. Ni ukuvuga ngo ni wa mwuka ukirimo uragukurikirana. Hari abantu bafite karande z'uburwayi ziba ari uruhererekane. Ugasanga mu muryango w'iwanyu habamo uburwayi bwa kansa. Ugasanga kanseri hari umuntu wayirwaye, iyo ngiyo irongera iramwica, maze kumwica irongera undi arayirwara, nawe uyu munsi wa none kanseri yakugezeho. Rero ni ikintu cyitwa karande. Ugasanga mu muryango hari abantu bagira imyaka batarenza, ugasanga ugize imyaka runaka, ko hari umuntu nzi nigeze musengera, arambwira ati rero yaje ngo musengere, arambwira ati mukozi w'Imana ndashaka unsengera Imana, kandi mu kunsengera Imana ndumva urupfu runsatiriye. Ese urupfu ruragusatiriye mu buhe buryo? Imana y'amahoro itugire neza. Arambwira ati ngize imyaka 45, kandi mu muryango w'iwacu hari imyaka batarenza, ntabwo bajya barenza imyaka 50. Mu muryango w'iwacu buri muntu wese ugejeje imyaka 50 arapfa, abandi bagapfa bari munsi yayo. Ni ukuvuga ngo nta muntu urenze imyaka 50 ngo ahereye kuri sogokuru we ngakamanuka, nta muntu urenze imyaka 50. Ndangije ndamubwira nti Imana ishobora byose, reka dusenge, ibasha guhindura. Icyo ngicyo ni ikintu cyitwa karande, ariko karande ntikwiriye kugutera ubwoba. Uko iwanyu bapfuye ntabwo ariko wowe uzapfa, uko iwanyu bagiye ntabwo ariko wowe uzagenda. Imana itugirire neza. Hanyuma rero ibyo bintu
ndamusengera, ngisenga Imana irangije irambwira ngo nimubwire ngo uburwayi arwaye Imana y'amahoro irabumukijije. Ikindi, Imana imwongereye imyaka yo kubaho, ntabwo azapfira ku myaka 50, ahubwo azinjira mu mva yashaje, azabona abuzukuru n'abuzukuruza. Arambwira ati hoya muntu w'Imana wibeshya, ati ibyo biramutse bibaye yaba ari nge muntu wa mbere bibayeho mu muryango w'iwacu. Imana itugirire neza. Ndamubwira ntibizaba, bizakunda kandi bizagenda neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko na bugingo n'ubu aracyariho kandi agize imyaka 55. Twarasenze Imana imwongerera ubugingo n'ubu aracyariho kandi agize imyaka 55 uyu munsi. Tujya tuvugana nkamubaza nese wa muvumo w'iwanyu uracyumva uwo gupfa uyu munsi cyangwa ejo? Ahanga ati hoya, ati urupfu nararutsinze, ati kubera yuko ngezaho iwacu batigeze bagera. Imana itugirire neza. Hanyuma ugasanga mu muryango hari abantu bagize gutya, ugasanga hari umwuka ujya uba ku bantu, ugasanga ni uw'uruzerero, ugasanga iwanyu bahoze ari abasuhuke, ugasanga muri aho ngaho bajya no gupfa bagapfira mu busuhuke, ugasanga aho iwanyu gakondo y'iwanyu ntabwo ariyo bari barimo, iyo bavukiye siho bari, nano bagiye kuvuka mwisanga barasuhutse, igihe kiza kugera aho vukiye naho barahimuka, naho barongera bajya ahandi, kurinda bashaje batagize ahantu hamwe bagira gute bahagarara. Uyu munsi nawe niyo karande irimo irakwirukansa. Uyu munsi nta hantu ujya umara kabiri, ahantu ukodesheje amezi 2 urahavuka himuka ukajya ahandi, ahantu ubaye mu gihe gitoya urahavuka ajya ahandi, wazengurutse ibihugu, igihugu cyose ugiyemo ubona imbaraga zikahakunaniriza. Kubera iki? Hari karande yo kuzerera iba mu muryango w'iwanyu, hari karande yo kuzerera, ikintu cy'uruzerero. Imana y'amahoro itugirire neza. Ikintu cy'uruzerero kiba mu muryango w'iwanyu. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibyo byose rero ni karande. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byagiye biba mu muryango w'iwanyu, uyu munsi urimo urareba ukabona urimo urabona ibisa n'ibyabaye mu muryango w'iwanyu. Ugasanga umuryango w'iwanyu nta bantu batera imbere, ntaho. Urimo uragerageza, abantu baratera imbere iyo bazamutse, hari ahantu bagera bakongera bakamanuka. Nawe uyu munsi nicyo kintu urimo urarwana nacyo, uhora mu buzima bwo kwizengurukaho. Uyu munsi ukaba wazamutse, ejo ukaba wamanutse. Ugasanga mu muryango harimo karande y'ubusambanyi. Ugasanga papa wawe yari umusambanyi kwe, ugasanga yari afite abagore benshi batarondoreka bagera mu 10. Imana itugire neza. Nawe uyu munsi niwo mwuka urimo uragukurikirana, urasambana koko. Imana y'amahoro itugire neza. Ari umuntu nigeze nsengera, Imana itugire neza, yaraje ngo musengere, turasenga, ndangije ndamubwira nese wa musore we ko nde ati nukuri urambonye, ati nukuri mu muryango w'iwacu, ati ndi mu bantu basambanye koko, ndi mu bantu basambanye. Ati uyu munsi wa none kandi ndumva byaranyokamye, ndumva bindiho rwose, ndumva bingendaho, ibyo bintu byaranyokamye, ibyo bintu birankurikirana, ibyo bintu bimbaho, ibyo bintu bikangendaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibyo bintu bimbaho bikankurikirana bikangera. Ati mpfa kuba mbonye aho ijipo yanitse gusa, byanze bikunze numva umutima umbwira ngo ninjye kubaza amakuru y'iyo jipo. Rero ku cyerekeranye n'ubusambanyi rwose ni mu nsengero Imana imbohore, byarambase, ntago mba numva nshaka kubireka, ariko numva byarananiye. Ati ariko kandi ntabwo ari njye njyenyine, none se na papa wanjye ko yari afite abagore 12, Imana itugirire neza. Ati kandi abo nabazwi, hari n'abatazwi. Imana y'amahoro itugirire neza. Atabona abazwi, hari n'abatazwi. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Abo ni abazwi. So ugasanga mu muryango w'iwanyu uwo mwuka urahari, izo mbaraga zirahari. Rero icyo ngiye kuvuga uyu munsi, uwo mwuka wawe usenya ute? Uwo mwuka wawe ikuraho ute? Izo karande zakuvaho gute? Ikintu gikuraho karande mu buzima, ikintu cya mbere igikuraho karande ni ukubanza ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ikintu gikuraho ibintu bishobora gukora bikakura karande ku
buzima bwawe. Ibi bintu nubikora, ibi bintu nubigendamo neza, ukabikora neza, ukabyumva aya mahame ukayakurikiza, nta kabuza karande izava ku buzima bwawe. Hari abantu benshi bazi ko karande itagiva ku buzima bw'umuntu, ariko karande ivaho, karande iragenda, karande iracika. Karande ni ikintu kirangira rwose. Impamvu itakuvaho ni uko utagendera mu mahame. Kugira ngo karande ive ku buzima bwawe ni uko hari amahame ugomba gukurikiza. Ayo rero niyo ngiye kukubwira uno munsi, niyo nje kukubwira kugira ngo ayo mahame uyamenye. Numara kuyamenya, karande ive ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka nihute. Nuko ari iki kintu icyambere kugira ngo karande ive ku buzima bwawe, icyambere ni ukwihana ibyaha kandi ukabireka. Icyambere ni ukwihana icyaha kandi ukakireka. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Kugira ngo karande ive ku buzima bwawe, ukeneye kubanza ukihana. Umuntu uzakubwira ngo aragukiza karande ariko atakubwira ikintu cyitwa kwihana, ntabwo karande izigera ikuvaho. Bere yuko ikintu kizana abazimu, ikintu kizana abadayimoni mu buzima bw'umuntu, ikintu kizana abadayimoni ntibave mu buzima bw'umuntu, icyaha. Ubuzima bwose burimo icyaha ntibushobora gutandukana n'abadayimoni. Ubuzima bwose burimo icyaha ntibushobora gutandukana n'abadayimoni. Imana ihamagara Aburahamu, yaramubwiye ngo vaho ngaho uri, usige. Imana itugirire neza. Umuryango wawe n'inzu yaso ujye. Mu yandi magambo, gukira karande bivuze kuva, gusiga, kujya. Imana itugirire neza. Bivuze ko hari icyaha ureka, ukakireka, ukagisiga, warangiza ukajyaho Imana igushaka. Imana itugirire neza. Iyo rero niyo ntambwe ya mbere yo gukira karande. Iyo ushaka gukira karande, urabanza ukihana icyaha n'igisa nacyo. Icya kabiri, karande bisaba kuyimenyaho. Imana itugirire neza. Karande bigusaba kuyimenyaho. Igihe cyose utari wimenyaho karande, Imana itugirire neza, ntabwo izava ku buzima bwawe. Ukeneye kubanza ukayimenya. Wamara kuyimenya ukamenya ngo byibuza ukakurikirana, byibuze kugera mu bisekuruza birindwi. Ukamenya mu muryango w'iwacu bari babayeho gute. Ni iki cyabaye mu muryango w'iwacu? Ni iki kirimo? Icyo kintu ukakimenya. Ayo mateka ukayamenya. Data na mama babayeho gute? Sogokuru na sogokuruza babayeho gute? Imana y'amahoro itugirire neza. Ibyo byose ukabimenya. Iyo umaze kubimenya, nibwo winjira mu mahame yo gusenya icyo bita karande. Icya gatatu, kumenya ibyanditswe byera. Ukeneye kumenya ijambo ry'Imana. Byanditswe byera ukeneye kubimenya. Ukeneye kumenya ijambo ry'Imana, ukarimenya, ukagendera mu mahame y'ijambo. Ijambo ry'Imana ukeneye kurimenya. Ko byagenda uko ariko kose, ku kiguzi bigusaba icyo ari cyo cyose, ukeneye kumenya ijambo ry'Imana, ugasoma ijambo ry'Imana. Icya kane, ukenera umushumba kugira ngo ukorerwe deliverance. Buriya karande ntishobora gucika hatabaye, nuko ngo kugira ngo ubundi karande ize mu muryango haba hari ikintu cyabaye. Haba hari ikintu cyabaye gituma uwo muryango uhora ukurikiranwa, gituma uwo muryango uhora ugendwaho. Ko hari ikintu cyabaye ku buzima bwawe, cyabaye ku buzima mu muryango w'iwanyu, icyo kintu ntukizi, ariko kugira ngo kive kuri wowe ukeneye umuntu kwaturaho amagambo. Ukeneye umuntu kwaturaho amagambo akubohora. Ukeneye umuntu kwaturaho amagambo agukuraho umuvumo. Ukeneye umuntu wasizwe, kandi nawe ukeneye umuntu wasizwe. Akanwa k'uwasizwe, akanwa k'umutambyi uragakeneye. Ako kanwa uragakeneye kugira ngo kareme ku buzima bwawe. Akanwa k'umutambyi uragakeneye kareme, kagira ibintu karema, kagira ibintu katura. Imana itugirire neza. Igihe cyose wiyumvaho ko hari karande iri ku buzima bwawe, igihe cyose wiyumvaho ko hari imyuka ihora ikunaniriza kugusubiza iyo wavuye, igihe cyose wiyumvamo ko hari imbaraga zihora zigusubiriza muri karande ziwanyu, ugasanga urakora ibintu ntibigenda, ugasanga uragerageza gushakwa ariko ntibyemera,
igihe cyose amateka ahora yisubiramo, ubukwe buhora bupfa. Uragerageza gucuruza ariko ibintu bikanga, kandi wumva ubikunda, wumva ari umuhamagaro wawe. Ukeneye ko hari umutambyi watura amagambo ku buzima bwawe. Ukeneye amagambo y'uwasizwe. Hana igihe yafashe icyemezo, igihe yari ingumba, yafashe icyemezo arazamuka ajya imbere y'umutambyi witwa Eli ngo agira amagambo amuvugaho. Eli aramubwira ngo agenda, Uwiteka Nyiringabo Imana guha icyo umutima wawe wasabye. Imana irabyumva imuhereza umugisha. Rero aya mahame ukeneye kuyamenya. Ikindi ukeneye kwisobanukirwa. Ushobora gusenga ariko igihe cyose utari wisobanukirwa, uzaguma umera uko wari umeze. Ndagira ngo mvugane nawe. Hari igihe karande ihora ikuganiriza ikakubwira ngo nta kibazo, ngigumira uko wari uri, ngo komeza wimerere gutyo, ntacyo bitwaye, isaha ntiragera. Ubuzima utarambiwe ntabwo Imana izigera ibugukuramo. Niba ushaka kuva mu buzima buburimo, burambirwe. Numara kuburambirwa, Imana nayo iramenya ko waburambiwe ibugukuremo. Ubuzima utarambiwe, Imana ntabwo izabugukuramo. Niba warambiwe ubukode, bwira Imana uti narambiwe gukodesha. Utera intambwe yo kuva muri ubwo bukode. Utera intambwe yo kujya kurambagiza ikibanza, nubwo nta mafaranga ufite, ariko tera intambwe yo kurambagiza ubutaka umenye uko bugura. Niba warambiwe ubushomeri, tera intambwe ujya aho batangira akazi. Wivuga ngo ababona akazi ni abakomeye, nawe wakabona. Hari umunsi Imana yabirindura ikidendeze, nawe ukabona akazi. Hari umunsi Imana yahindura amateka, nawe ibyawe bikemera. Ndagira ngo nkubwire ngo karande ntibayisengera, karande barayirwanya. Kandi gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagira ngo mvugane nawe. Ikintu warambiwe, jya imbere y'Imana uyibwire ko wakirambiwe. Kandi intege nke, nubona ufite intege nkeya, sanga umutambyi afite ubutware bwo gutegeka, gutegekere. Sanga umutambyi agutegekera. Abatambyi baba barahawe ubutware. Abatambyi baba bafite ubutware muri bo. Ukeneye umuntu w'Imana wasizwe, ukeneye umuhanuzi, ukeneye ikiganza cy'uwasizwe, ukeneye ukuboko k'uwasizwe, ukeneye gusengerwa n'umuntu wabisigiwe. Imana itugirire neza. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibagirire neza. Nibyo tuganiriyeho, tuzakomeza n'ibindi tuzakomerezaho. Kuboko kwiza kw'Imana ni kuboneka kuri wowe, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo iguhempera umugisha kandi gukomereza amaboko mu izina rya Yesu. Sharinga iri jambo ry'Imana rigere ku bantu benshi. Wanarishyira kuri status yawe, ntacyo bitwaye, abantu bakamenya bakabohoka. Uzaba ukoze umurimo mwiza w'Imana. Kora subscribe niba utarayikora, kanda like na comment, ni ingenzi. Imana iguhe umugisha rero. Jambo ry'Imana ryo nakagaruka. Nimugubwe neza, ndabakunda. Shalom shalom.